yihutirwa kandi agezweho yanditswe mu bitangazamakuru bitandukanye. Umunyarwanda yongeye kubona undi mwanya ukomeye muri francophonie cyangwa se mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ese ko twabonye abo kwa Tshisekedi bakomeza guhangana n'u Rwanda muri uyu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa cyangwa se OIF, biraza kugenda bite? Umunyarwanda Dani Vazili Mugisha yagizwe umuvugizi w'inteko ishinga amategeko y'urubyiruko rw'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF. Uyu mwanya azawumaraho mu gihe cy'imyaka 2, hazaba afite inshingano zo guhagarara amajwi y'urubyiruko rwo mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa no kugeza ibitekerezo byabo ku nzego zitandukanye zirimo inzego z'ubuyobozi, inteko zishinga amategeko ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Niki uyu mwanya usobanuye ku Rwanda? Ni iyihe nshingano azaba afite kandi niki urubyiruko rw'abanyarwanda rushobora kubigiraho? Amakuru yacu arakomeza ku ruhare rw'abanyarwanda mu nzego mpuzamahanga, cyane cyane urubyiruko rukomeje kugaragaza ubushobozi mu biganiro bireba iterambere, imiyoborere n'ubufatanye hagati y'ibihugu. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda itangaje ko yishimiye itorwa rya Dani Vazili Mugisha nk'umuvugizi w'inteko ishinga amategeko y'urubyiruko rw'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF. Iri tora ryabereye mu nama ya 51 y'inteko ishinga amategeko ya francophonie APF yabereye Yaounde muri Cameroon kuva kwa 7 kugeza kwa 11 Nyakanga 2026. Dani Vazili Mugisha numwe mu rubyiruko rw'Abanyarwanda rwitabiriye ibikorwa by'inteko ishinga amategeko ya francophonie, aho yagaragaje uruhare mu biganiro bigamije guteza imbere ijwi ry'urubyiruko mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Muri iyo nama yabereye Yaounde, u Rwanda rwari ruhagarariwe n'Abanyarwanda 2 bakiri bato barimo Dani Vazili Mugisha na Rowane Mwiza. Aba bombi bitabiriye ibikorwa n'imirimo ya komite zitandukanye zihuza urubyiruko rwo mu bihugu bigize francophonie. Nyuma y'ibiganiro n'imirimo yakozwe muri iyo nama, Dani Vazili Mugisha yatorewe kuba umuvugizi w'inteko ishinga amategeko y'urubyiruko rwa francophonie. Uyu mwanya uzamufasha gukorana n'undi muvugizi ukomoka muri Andorra. Bombi bazaba bashinzwe guhuza no kugeza imbere ibitekerezo by'urubyiruko rwo muri uyu muryango. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'uyu mwanya, ni ngombwa kubanza gusobanukirwa iby'inteko ishinga amategeko y'urubyiruko rwa francophonie igamije. Inteko ishinga amategeko y'urubyiruko rwa francophonie ni urubuga ruhuza urubyiruko ruturuka mu bihugu bikoresha igifaransa, rugamije gutanga ibitekerezo ku bibazo bireba ejo hazaza h'urubyiruko. Muri iyi minsi y'urubyiruko ku isi ruhura n'ibibazo bitandukanye birimo amahirwe make ku isoko ry'umurimo, imihindagurikire y'ikirere, uburezi, ikoranabuhanga ndetse n'uruhare mu miyoborere. Ni muri urwo rwego umwanya w'umuvugizi uba ufite akamaro, kuko usaba umuntu ushoboye kumva ibitekerezo bitandukanye by'urubyiruko, kubihuza no kubishyikiriza inzego zibishinzwe. Dani Vazili Mugisha azafite inshingano yo kumwe mu bahagarariye ijwi ry'urubyiruko rutandukanye, aho azajya akora ubuvugizi ku bibazo n'ibyifuzo urubyiruko rufite. Uyu mwanya kandi uha u Rwanda amahirwe yo gukomeza kugaragara mu bikorwa mpuzamahanga bigamije guteza imbere uruhare rw'urubyiruko, imibereho mpuzamahanga n'uruhare rw'urubyiruko. Iyo urubyiruko ruhabwa imyanya mu biganiro mpuzamahanga, abasesenguzi bavuga ko bifasha kubaka abayobozi b'ejo hazaza. Urubyiruko ni igice kinini cy'abaturage mu bihugu byinshi bya Afurika ndetse no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Kubaha urubuga rwo gutanga ibitekerezo bishobora gufasha abayobozi kumva ibibazo byihariye bahura nabyo ndetse no gushaka ibisubizo bijyanye n'igihe. Umwanya nk'uyu wa Dani Vazili Mugisha ushobora kuba amahirwe yo gukomeza guteza imbere imikoranire hagati y'urubyiruko rw'ibihugu bitandukanye.
Ikindi kandi kuba abanyarwanda bakiri bato bitabira ibikorwa nk'ibi bigaragaza ko urubyiruko rushobora kugira uruhare mu biganiro birenga imipaka y'igihugu. Ubwo rero iyo turi kuvuga ko uyu munyarwanda ukiri muto Dani Vaziri Mugisha agiye kuba umuvugizi w'urubyiruko muri francophonie, duhita tubihuza no kuba francophonie n'ubundi umunyamabanga mukuru w'iyi francophonie ni umunyarwanda wabayeho na minisitiri w'intebe niba nibuka neza, batari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ubwo ndavuga Madame Louise Mushikiwabo niwe uyoboye uyu muryango. Nanone biraza guhura neza twabonaga mu minsi ishize ndetse n'ubu iyo gahunda iracyakomeje, abo kwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ngo ndavuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, batangiye gukora campaign igamije kuba Madame Louise Mushikiwabo atakongera gutorerwa indi manda ku mwanya w'umuvugizi, plutôt ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa OIAF cyangwa se umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, ariko tubona ko n'ubundi ari we ugifite amahirwe guhita yongeraho undi muntu noneho wo mu rubyiruko, we nimba ari bimwe yajya avuga ngo gutangatanga. Ubona ko u Rwanda rukomeje kugaragaza umusanzu wabo cyangwa se rukomeje kugaragara ko rushobora kugira ijambo rikomeye ku ruhando mpuzamahanga. Nibyo turi kubona nyine u Rwanda ruyoboye imiryango itandukanye ndetse rukomeza no kugira urundi ruhare asibye no kuyobora imiryango, rugira n'uruhare mu bindi bikorwa bigenda bikorwa ku isi. Mu minsi yashize nibwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nawe yatorewe inshingano zikomeye mu muryango w'ubumwe muri UN. Ibyo ngibyo bikomeza kugaragaza icyo u Rwanda rushoboye ndetse n'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga icyo ari cyo. U Rwanda ni igihugu gito ariko kitari gito, ni igihugu gito ariko kitari gito. Nimba ivuga gutyo ushobora kutabyumva neza, muri size cyangwa se uburyo kingana u Rwanda ni igihugu gito cyane, ariko mu bikorwa byabo ndetse n'ibyo bakora ni igihugu cyagutse. Ubwo rero turakomeza kureba ibyo uyu Mugisha azakora, ese bizafasha iki urubyiruko rw'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 2 azamara kuri uyu mwanya. Dani Vaziri Mugisha azaba ashinzwe gukorana n'abandi bahagarariye urubyiruko mu rwego rwo guteza imbere ubuvugizi rw'urubyiruko mu bihugu bikoresha igifaransa. Inshingano ze zizaba zijyanye no kumvikanisha ibitekerezo by'urubyiruko, kurengera inyungu zarwo no gufasha mu kubaka ibiganiro hagati yarwo n'inzego zifata ibyemezo. Iri tora kandi zaba rikurikira uruhare rw'abanyarwanda bakomeje kwitabira ibikorwa bitandukanye. Urubyiruko rw'u Rwanda ni ubutumwa bw'uko amahirwe yo kugira uruhare mu nzego mpuzamahanga aboneka binyuze mu kwiyungura ubumenyi, kugira uruhare mu bikorwa rusange no kugaragaza ubushobozi bwa buri muntu. Dani Vaziri Mugisha agiye gutanga inshingano nk'umuvugizi w'inteko ishinga amategeko y'urubyiruko rwa francophonie mu gihe cy'imyaka 2. Ni inshingano izamusaba guhagararira urubyiruko rwo mu bihugu byinshi mu gihe isi ikomeje gushaka uburyo urubyiruko rwagira uruhare rugaragara mu iterambere n'imiyoborere. Ubwo nuko nko bimeze. ni The Quick Times News, kanda subscribe niba utarakanda subscribe kugira ngo dukomeze kugezaho amakuru atandukanye kandi akugereho ku gihe. Bari Mugisha Nyagasani atanga bikomeze bibane nawe.